Yesu ashimwe bene data. Imana ishimwe yongeye kuduha akanya ko kuganira ku magambo yayo kuri iyi tariki ya 14 z'ukwa gatatu. Twasomye mu gutegeka kwa kabiri ibice 25, 26 na 27 no mu Bagalati ibice 5. Dukomeje kugenda tubona amategeko Imana yagendaga iha Abisirayeli bakiri mu butayu bataragera mu gihugu cy'amasezerano. Bene data, ikintu kimwe cyo nabonye mu gusoma iki gitabo cy'amategeko nuko ntabwo amategeko ari 10 gusa tubona ngo ujye ukundisha Imana umutima wose, ntuzice, ntuzibe, ntuzasambane, ntuzabeshye cyangwa ubeshyera abantu. Ntabwo ari gusa, ahubwo amategeko y'Imana yari menshi. Amategeko Imana y'Abisirayeli yari menshi, ayerekeranye n'ay'imiganura, ayerekeranye n'ayo kwahukana, ayerekeranye n'ayo kurya, ayerekeranye n'ayo kwambara nk'uko twabibonye ejo. Mu by'ukuri amategeko kujabika intoki mu mazi, kurya udakarabye, amategeko y'abana n'ababyeyi, buri kimwe cyose cyariho itegeko. Niyo mpamvu bavugaga ngo usitaye kuri rimwe aba yishe yose. Ibyo byatumye amategeko atabasha gukiza n'umwe. N'uyu munsi wa none nta wakiza. Yesu yarakoze, kanongere mbisubiremo ngo Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera, niwe buye rikomeza imfuruka, niwe abamwiringiye babashije gukizwa. Naho aya mategeko ni ukuri pe ntabwo twari kuyashobora. Imana ishimwe ko twavukiye mu gihe cy'imbabazi, ko turi ku ngoma y'ubuntu, turi ku ngoma y'imbabazi. Imana yacu bishimirwe. Mu bice 25 rero ku murongo waho wa 17 nasomye amagambo yanteye gutekereza cyane. Aravuga ngo uhore wibuka iby'abamareki. Nibyo Imana yababwiriye mu butayu nanone, ngo uhore wibuka iby'abamareki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiraga mu rugendo bakica b'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhayeho gakondo ngo ugihindure, uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibukwa kw'abamareki ngo bibagirane mu bo mu isi y'ijuru, ntuzabyibagirwe. Ni nka Imana yabwiye ati hari ikintu muzankorera kugira ngo bace ruhinga nyuma, bica abanyantege nke, babarenganye, abananiwe babatsembe babamareho. Nawe numara kuruhuka, si none si uyu munsi ariko numara kuruhuka nzaguhutwa, uzica abamareki. Mu by'ukuri iki ni igihe bari mu butayu, bananiwe, Imana iri kubabwira. Sawuli yari ataraba umwami. Kubasomye Bibiliya cyangwa se kubatazi izo nkuru, hari igihe Sawuli amaze kuba umwami, Imana yamutumye kwica abamareki ngo ibatsembe bamareho. Bene da, iyi ni inshuro ya 3 Imana ibishimirwe nsoma Bibiliya yose tukayirangiza. Ariko uyu munsi nibwo nsobanukiwe n'igituma Imana yatumye Sawuli kujya gutsemba abamareki. Nakundaga kwibaza, ariko se Imana kubera iki yatumye Sawuli ngo agende atsemba abamareki? Maze Sawuli nawe aragenda ngo yitoranyirizamo intama z'ibiduhagire, umwami Agagi aramurokora. Ariko mwibuke ko Samweli yagiye nawe akamwica, n'ibyo byose akabitsembaho. Imana ntiyashakaga ngo icyitwa umumareki kizasigareho. Mwene data, ushobora kuburenganywa, uhura n'ibibazo by'uburyo butari bumwe, Imana ikicecekera, bamwe bakurenganya, abakugirira nabi, Imana ikababwira ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe rwose, ngo ariko hari igihe nzaguhana nkabishyira imbere y'amaso ko bikurikirana. Wowe urengana, wowe ubabaye, wowe uremerewe, wowe uhungabanyirizwa hirya no hino, wowe udafite kivurira na kirengera, wowe wamburwa ibyawe, wowe ufite agahinda kuko nta wakurengera uhari. Igihe kizagera, hari uyu munsi wa none Imana iracecetse, ariko icecetse izagutabara nkuko yatabaye Abisirayeli. Abamareki ngira ngo barishimye igihe babicaga, basuzugura Imana, baravuga ngo Imana yawe sirihe, Imana yabirihe, yabambukije inyanja itukura ko tubishe se. Iyo nyanja, iyo Mana kwita twishe se. Nawe hari birashoboka ko ariko bakugenza, bavuga ngo ariratangwa azimana, ngo ariratangwa ngo aravuga Imana, ngo tuzarebe ko izamutabara. Hari igihe izagutabara bose babireba, ukomere ntucike intege. Ku gice cya 26 mu yandi mategeko Imana yabahaye amategeko y'Icyacumi,
Plutôt ku gice cya 26 ku murongo wa 12 haranditse ngo numara kurobanura kimwe mu 10 cy'ibyo wejeje byose mu mwaka wa gatatu, ari wo mwaka wo kurobanura kimwe mu 10 cya byose, uzajye ubiha umulewi, umusuhuke w'umunyamahanga, imfubyi, umupfakazi, kugira ngo barire iwanyu bahage. Kuri 13 uvugira imbere y'Uwiteka Imana yawe uti nakuye ibyera byose mu nzu yanjye, mbiha umulewi n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi uko amategeko yawe yose wantegetse ari. Iri ni itegeko ry'icyacumi. Abantu bamwe basuzugura itegeko ry'icyacumi wa mugani. Nibyo koko hari amategeko amwe tutabashaga gusohoza, ariko no mu isezerano rishya nibaza ko iri tegeko ry'icyacumi ryagumyeho. Gusa ntaho nabonye mu isezerano rishya ko tugomba kuriha pasiteri gusa, ariko mu isezerano rya kera ritwemera ko niba mu isezerano rya kera twasomye yuko ngo dushobora no kugiha umupfakazi, imfubyi. Hano nibajije ngo ko batwigishije ko icyacumi tugiha pasiteri gusa, nako tukijyana mu rusengero gusa kugira ngo cyubake umurimo w'Imana, gikora umurimo w'Imana. Nibyo koko umulewi agereranywa na pasiteri muri iki gihe cyacu, uyu musuhuke agereranywa n'impunzi, imfubyi n'umupfakazi, byo turabizi. Ese natekereje ngewe ni gute nshobora guha icyacumi cyanjye imfubyi n'umupfakazi? Tuvuge nsigaranye icyacumi, ngiye mu rusengero, mbonye umupfakazi uri hariya ararwaye cyangwa se arashonje, amerewe nabi, bagiye kumusohora mu nzu, nanjye mfashe icyacumi cyanjye ndagitambikanye ngo ngiye kugiha umulewi, nkijyanye mu rusengero, imfubyi n'umupfakazi bari kurira aho ngaho. Igiyewe nkurikije ijambo ry'Imana rimbwira, ntabwo natuma uwo mupfakazi apfa cyangwa imfubyi simuha icyo cyacumi cyanjye aricyo nsigaranye. Mfite andi cyakora wenda umwuka w'Imana akantegeka kujyana icyo cyacumi mu rusengero, ibyo nsigaranye nkabifashisha uwo nabikora. Niho mu Bagalatiya twabonye ibice 5 umurongo wa 16 hatubwiye ngo muyoborwe n'umwuka w'Imana, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka akararikira ibyo kamere yanga. Icyacumi ni itegeko ry'Imana, yaba mu isezerano rya kera yaba muri rishya, ariko aho kugitanga naho kukijyana, akenshi umwuka wera ujya ureka akuyobore. Ntitwizirike ku mategeko y'idini, ahubwo tuyoborwe n'umwuka wera. Icyo nicyo nababwira. Impamvu mbivuzeho nuko abantu benshi muri iki gihe bagira impaka nyinshi kubw'icyacumi, ariko ijambo ry'Imana rikivugaho neza cyane, rikabisobanura uburyo ushobora kugikoresha naho ushobora kugikoresha. Ni icyera cyejejwe cy'Imana, ariko iyo kigumishije mu bintu byawe kikuzanira umuvumo, gihinduka ikizira. Ariko fata ibyera byejejwe by'Imana ubijyane mu nzu y'Imana. Uwiteka abaha umugisha. Nahangarukiye, nari mfite amagambo meza menshi yo kubabwira. Nasomye umunsi nanezerewe yo ku murongo wa 13 w'ibice 5 naho wamfashije wa 24 kugeza ku 26. Ni amagambo meza cyane avuga ngo abakristo Yesu babambanywe kamere niruba n'irari byaryo. Aho ni ku murongo wa 24 25 ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda, mugira umunsi mwiza, mukomeze kuryoherwa no gusoma ijambo ry'Imana. Bye bye.